Yesu araje kandi ageze ku irembo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndabasuhuje cyane mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ya muratubabarira, dutangiye dutinze rwose, dutangiye turengejeho iminota 30, ariko urumva namwe ntuza wa wundi kabuhariwe mu gusopanya abarimo kugerageza, ariko nk'uko bisanzwe iteka yaratsinzwe. Yesu Kristo yamuhemuye ku manywa y'ihangu, ku musaraba yamwivuze hejuru, ibyo byararangiye, ariko akomeza. Nimuzajya mubona bigenze gutyo, hari gukererwa guhari, ntimukajye mugira ngo wenda nagiye ndiyorosa, aho kugira ngo mubaze ngo ubuse nguko ubuse atinze ari he, ubuse ari he koko, ubuse ko bitinze, ubuse isaha bavuze. Iyo uri connecte umenya ko hari igitero, nk'uko ab'i Burundi bambwiye bati mu kirere sinzi icyabaye kabisa, umwanzi yahungabanye. Rero mujye muhita musenga, mukubite, mwirukane, mujye muhita murwana. Yesu raduhana umugisha. Ikibazo cya tekinike cyabaye nta kindi. Haleluya, umwami ageze ku irembo. Yesu araje, azanye n'ubwami bwe, ubwami nyabwami, hapana ibyo gupigapiga. Mwuka wera rero, nk'uko bisanzwe, ndagushimiye rwose. Ndagushimiye ko uyu murimo ni uwawe, uyu murimo ni wowe ushyira mu bikorwa, ni wowe udufasha, ni wowe utuyobora, ni wowe usiga ibigiye kuvugwa, amagambo yose agiye kuvugwa, kugira ngo ataba disikuru, cyangwa kubera ngo uko menyereye kuvuga cyangwa gusobanura. Reka ntaho nabyize, ni wowe wanyigishije, ni nawe umpa amanota, ni nawe unyobora, ni nawe umfasha, ni nawe umpa n'imbaraga, n'ubwenge ukabwongera, hanyuma ukanasobanurira, hanyuma ukananyingingira, kuko ni wowe uzi ibiri ku mutima w'Imana, ni wowe uzi ibikenewe Imana ishaka, ni wowe uzi n'imitima y'abagomba kubyakira. Mwuka wera wa Kristo, ndi imbere yawe rero rwose, nshiye bugufi cyane, nshiye bugufi umutima n'ubugingo byose, byose hasi, n'ibyo nibwira byose, akamenyero kose gakurweho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, kuko ibi biba bigiye kuvugwa ni ubugingo bw'abantu, ni ubuzima bw'abantu, ni ubugingo bw'abantu kubw'ubwami bw'Imana, ni ubuzima bw'abantu, kuko turacyari muri iyi si. Iyi si niyo wadusengeye ubwira Data wa twese ko ntabwo ushaka ko ayidukuramo, ntabwo tuyivamo tutarangije ibyatumye tuyibamo. Haleluya. Uramubwira uti Data ntubakuremo ahubwo yibarindiremo, kuko Sekibi nawe uramuzi. Haleluya. Guhaye gahunda yose rero, ndayiguhaye gahunda yose, dutangiye ubu tuza no gusoza. Ndakwereka n'amasengesho yo gusengera ubu bwami ari bube nyuma. Nanone byose, gahunda yose ni yawe. Urwanye ibiturwanya byose, ibirwanya gahunda zawe ubirwanye mu izina rya Yesu Kristo. Ibishaka kugusabota bidasobanukiwe ko ari wowe mbaraga z'Imana, nawe ubisabote. Haleluya. 100% udushyigikire, kuko kudushyigikira ni ukwishyigikira, kandi kwishyigikira ni ukudushyigikira. Urakoze ko ndimo kukumva rwose. Haleluya. Ngwino usobanure iby'ubwami bwa Kristo mu biyaga bigari. Ngwino usobanure uko ugiye gushyiraho ubwami, ugiye kubushyira mu bikorwa. Ubwami, imiyoborere y'ubwami niyo ugiye gushyira mu biyaga bigari. Ni ibanga ryahishwe, ni ubwiru bukomeye, ni ubwiru bugomba guhishurirwa uwo nguwo nyirabwo ubigenewe, abandi bakumva ko ari nk'inzozi cyangwa ari ibinyoma. Ndagushimiye rero ko ugiye gukora imirimo itangaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yeshua Hamashiya,
umwana w'Imana nzima. Amen, 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 amen. Haleluya. Kwirembo ukaraje saraje kandageze kwirembo ya bene data bakundwa rero, ntabwo biba byoroshye, ariko iki nicyo navukiye, iki nicyo cyatumye mbaho, iki nicyo cyatumye Imana ishyira muri iyi si. Narabisobanukiwe 100%, nasobanukiwe neza ko ibyo nanyuzemo byose muri iyi myaka myinshi cyane maze ku isi, nasobanukiwe icyayinshyizeho rero nibyo ndimo gukora ubu, nicyo ndimo gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana, ndi umushinga we yashoyemo imari nyinshi, yashoyemo imari nyinshi z'igiciro, yashoye amaraso ye. Yesu Kristo yashoye muri iyi proje ye ariyo jyewe, yashoyemo kapitali y'amaraso ye. Niyo mpamvu nta mikino mfite, ntayo rwose, ntayo mva, ntayo. Ndi proje ye, kandi igishoro yashoye agitegerejemo inyungu ni amaraso ye. Ngaho uzongera unkenesha. Wowe niba uzi ko ugomba kubyifata mu kushatse, ntabwo turi kumwe. Haleluya. Mwami wanjye, Mana yanjye, ndongeye ndagushimiye kubw'igihe cyageze, iki gihe ntabwo nari nzi nuko bizagenda gutya, sinari nzi ko nzabitegereza gutya, sinari nzi ko bizaza bimeze bitya. Ibirimo kunyitura hejuru byose ni ugutungurwa. Urimo urantungura umunsi ku wundi, urimo urantungura, kumva ibintu bikanyobera. Urimo urantungura Mwami, urimo urantungura. Iyo nza kubimenya mbere ntabwo mba narabyemeye. Impamvu nuko byari kuba birenze ubwenge bwanjye cyane kure, mba narirukanse rwose, mba narabivuyemo. Haleluya. Urakoze Yesu, ndagushimiye Mwami, ndagushimiye. Ibyuma bibe bizima, ubutumwa butambuke mu izina rya Yesu, Yesu. Haleluya. Urakoze Mwami, urakoze Yesu. Bene data bakundwa rero, nk'uko mwabibonye, ibintu birakomeye. Iki ni igihe cyo ubwami bwavuzwe, ubwami kingdom, royaume, ubwami ni igihe kigeze cyo kugira ngo ubwami bwahanuwe, bwavuzwe, bwapinzwe, bwamaganwe, igihe cyabwo cyageze kugira ngo bushyirweho.
ubwami ubwami na sisiteme yabwo uko ijuru ryayiteguye ntubugereranye n'ubwo mu isi. Ndaguhakaniye niba wanabibaraga gutyo ubonye zeru. Ni ubwami, ni bwa bwami tubanza gushaka no gukiranuka kugira ngo ibindi tubibone. Ni ubwami aho tubwirwa ngo ntidutinye kuko data wo mu ijuru yishimira kuduha ubwami. Ntabwo tuzabusanga mu ijuru gusa, reka da, kandi bivugwa ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka gukora mu isi, ibyo ngibyo wateguye wazanye mu biyaga bigari bikaba ariho bigiye guhera no mu ijuru. Ngo niko birimo gukorwa, bikorwe mu isi, ariko isi ikopeye igicapo cyo mu ijuru. Igicapo cyo mu ijuru aba aricyo kimanuka muri isi. Mbere y'uko umwami Yesu Kristo atwara itorero, mbere turasogongera ku bwami bwe. Burahera iwacu, burahera iwacu, burahera iwacu. Twagiriwe ubuntu ariko ntago tubizi. Twagiriwe ubuntu ariko twarabisuzuguye. Twagiriwe ubuntu ariko munyarwandakazi, murundi kazi, yewe munyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, we ubuntu wagiriwe abagiye kuzasigara sha muzivuma muvuge muti kuki tutamenye ko ari ibi. Mbese muzamara igihe murimo kwihana, muzamara igihe murimo kwihana, muzamara igihe murimo kwihana. Ubwami Yesu Kristo aje kwima nk'umwami w'abami. Cyumva icyo ngicyo nicyo kwisobe. Yesu aje nk'umwami w'abami, yishyirireho umwami uzategekera muri we. Ibyo nkubwira ni ibifatika, ni ibyo ugiye kurebesha amaso. Ntabwo ari inzozi, nta nubwo ari ibyo mu mwuka. Bivuye mu mwuka, birimo birava mu mwuka, birimo birasohoroka mu mwuka. Yesu Kristo we, birimo birava mu mwuka bijya mu bikorwa. Haleluya, bishyizwe mu bikorwa n'ijuru. Bivuga ngo ibyo bikorwa ni ntakumirwa, nta uri bubibuze. Umwami w'abami, umutware utwara abatware, agiye kwishyiriraho ubwami, ashyireho umwami, ashyireho n'abatware. Mana we, mana we, ayiwe. Nagutegereje, turajya
agakomana ya umukabwibwi ku mugoroba twari tukwiteguye twaragutegereje ariko ntiwaza umugoroba w'ijoro twari tukwiteguye twaragutegereje ariko none uraje ijoro ririmbanyije twari tukwiteguye twaragutegereje none uraje igicuku kinishe twari tukwiteguye none uraje mwami ntiryari mwami ntiryari igihe uzagarukira uraje rero haleluya umwami wacu Yesu Kristo azanye ubwami bwe aje kwimikira umwami ari ahantu aho yamukoreye aho yamutanange aho yamutengenereje bantu murimo gukina n'ubwami buje abo yateguye bose abo yashyize muri iyi sisiteme muri iyi miyoborere muri iyi gahunda bose hari aho yabanyujije hari umwihariko bafitanye nawe yaba uwo mwami baba abo batware bandi hari aho yabanyujije ku buryo adafite isoni zo kuvuga ngo yabonye abantu bameze nk'uko umutima we ushaka nguko uko gahunda ye imeze muri ubu bwami bwahageze hari konegisiyo hari icyo duhuje nawe hari icyo muje nawe muri iyi gahunda repere hari aho mbonera hari aho mubonera n'ibanga ryanjye nawe niba utarifite igendere jya muri gahunda zawe witubeshya wimubeshya ntabeshyeka ubwami bwaje ubwami iyo buje rero ngo dawe uri mu ijuru data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze ibyo ushaka ariko ririya sengesho nubwo barikiye amazi ni umusengi we ngo data ubwami bwawe buze he ibyo ushaka bikorwe mu isi hariya mu biyaga bigari turabikozaho imitwe y'intoki ngo nk'uko bikorwa mu ijuru igicapo cy'ijuru cyamanutse nicyo kigomba gukurikizwa noneho n'uwaba ashobora kurota kuvanga ijuru rimusekure n'uwaba arota kuba yajijinganya ijuru rimwigizeyo nguko uko gahunda imeze bene data bakundwa ubwami bwaje ntabwo nshidikanya ko hari benshi bishobora gukomeretsa cyane cyane ababa bategereje demokarasi na repubulika bo rwose ntabwo mbizi kuyoboka sinzi niba bizabakundira abazaba bakiriho kubera ko na n'ubu bari ngo mu gutegura amatora numvise na wa wundi wasimbuye wa wundi ngo ko ngo aziyamamaza ubwo azahangana na padiri nawe ahangane na Victoire nawe ahangane na Victoria nawe ahangane na Victoire nawe ahangane na ariko yiba babwirwaga ngo bumve iyo sisiteme yaracyuye igihe repubulika na demokarasi byacyuye igihe byasize biteye igikomere Yesu afite igikomere cya repubulika na demokarasi
kuko biramurwanya, bimwambura icyubahiro, bizana nyamwinshi, ngo abe ari we ujyamo imbaraga, ngo abe ari we uhabwa icyubahiro, ngo uwo nguwo nyamwinshi ishyizeho abe ari we icyubahiro cyose ukijyana. Ariyo mpamvu barasana bakica. Buri wese ushaka icyubahiro muri iyi sisiteme arapfa mbere y'abandi. Buri wese ushaka kugaragara muri iyi sisiteme aragenda mbere y'abandi kugira ngo atazatuvangira. Twebwe twararangije. Ngiye narangije kuba icyo ikidafite agaciro, kubera ko byose, hafi ya byose nabisogongeyeho, ibishobora kuba byamwaza umuntu nabisogongeyeho, ndetse byinshi ndabigotomera kugira ngo nzagezwe muri iki cyiciro. Nawe se bene data bakundwa, rero ubwami umuntu abantu buri bubabaze ni ba parimuhutu, demokarasi, revolution, nta kundi, nta shuwa, nta nubwo, nta kurwana, nta kuvuga ngo iki, uretse wenda mu matamatama nabyo bikakugwa nabi, ariko shwe bivuga ngo abitwaga ngo ni abami nabo, babandi ba kera, b'abatutsi ba kera, ngo bo kwagahindura ka mibambwe utari mbwa ruganzu ndore bwimba, imandwa sa zigiye kumara abantu, zamaze abantu kuva zabaho, zikaba zarabamaze, n'ubu zikaba zirimo kubamara, zikaba zigiye no kumara abandi. Ntibibeshye ngo hagire uhunahuna ngo yibwire ko hari ikizagaruka cyabyo na kimwe. Ni izina gusa, nabwo kandi uricengeye neza ugasanga ntabwo ari ryo neza. Ubwami, kuko bose abo ngabo mvuze barapimwe, basanga ntabwo, nta n'igarama 100 bafite. Ubwami se ntibwabayeho 400 imyaka? Bwarashimwe se? Repubulika se nizimaze imyaka ingahe se? Zarashimwe se? Ubu noneho nimwigireyo. Yesu muzima azana ibye, apana uyu nguyu w'abadini barimo kurisha. No, oya. Yesu Kristo muzima, umwami w'abami, wa wundi noneho wa wundi wapfuye akazuka, uwo nguwo niwe wiyiziye. Kuki utarimo kumva ibyo ndimo kukubwira? Abantu ubu, reka mbabwire, abarundi mana, sinzi ikintu kibariho koko. Abarundi ni abambere mu gusobanukirwa uyu muhamagaro w'ubwami, ku buryo nuriya muhisi, uyu perezida witabye Imana, uyu Peter Nkurunziza, yamenye ko ubwami ari bwo bugiye kuzaza. Aravuga ati rese nze reka nze abagiye ujyaho, ngo ahamagara bamwimika, baramwimika, bamwambika n'ikamba, bamwa n'inkoni, bamwambika n'ibishura, bamukoraho n'imihango, ngo aba ari we wima. Menya biri mu byamwica, biri mu byamukenyuye, kuko byamuteye kuvuga ngo ko ari umwami w'ikirenga, ngo ahoraho, ngo nuhoraho w'ikirenga. Ibintu nk'ibyo bivugwa n'umuntu ko kurimo kwiyahura. Bumvise abarundi by'ubwami barabisobanukiwe, ku buryo benshi babivangiwemo cyane, maze gushyikira abantu, maze kuvugana n'abantu, maze kwakira abantu. Ubu abami bazayobora ngo Burundi muri ubu bwami bwa Yesu Kristo bamaze kubanka 15 ahari. Urumva muri abo ngabo bose 15 bavuga ngo gengo ndi umwami, ngo nigi Imana yavuze, uwo ngo babaye disqualifié. Nta mwami wivuga, nta mwami wishyiraho, nta mwami uvuga ngo gendiho, ngo genda hari, ngo je Imana yarambwiye ngo ndi umwami. Uburu wa Satani rwose. Umwami ashyirwaho, umwami arimikwa, ntabwo yiyimika. Hari uwihaye ibyo kuntuka, atangiye kuyobya abantu, yiha ibyo kuntuka, ibitutsi ngo biteye n'ubwoba ngo cyane. Ya none niba akiriho meruka ngo afunze, nawe ngo yari umwami, we bari baramushyize no mu ngobyi kwa Barundi, Mana yanjye, bari barashyize no mu ngobyi. Undi nawe akambwira ngo nimwemere ngo kuko ari umwami. Si ishyano, ndavuga se ndakuzi se, ati nigi Imana yashyizeho. Niba ari we Imana yashyizeho se wayitegereje? Ariko ibyo ngibyo umuntu abipfa n'undi koko. Murumva urwo ruvangitiranye gusa. Pour une fois dans l'histoire de toute l'humanité, nabona feri abanyarwanda badashyuhiye. Abanyarwanda ntabwo bashyuhiye iby'ubwami, kuko bo bashyuhiye repubulika. Abahutu barashaka repubulika cyane. Masikini ya dunia.
abatutsi nabo kubera ko bazi ko nta nyamwinshi bagira, barashaka utuntu tw'udutwaro n'utuntu two gukoresha ngo cya kintu cyo ko ngo bagomba gutegeka. Shitani yababeshye, sinzi shitani yababeshye disi. Shitani yababeshye n'izabamara kandi mutari n'abanyamwinshi, bo barabizi ko atari benshi. Niyo mpamvu bakoresha amayeri yose yo gushakisha ukuntu nayo. Byose byarateguwe, byose byaranditswe, byose bigiye gushyira mu bikorwa. Ako Yesu rero nawe icyampemba nuko bimwe mu bihembo nuko nzaba mbirimo. Ntari umwami uramenye mama we, ntari n'umutwaro uramenye, nabyo nshaka, ariko ari cyo nzaba ndicyo udashobora no gukozaho imitwe y'intoki. Kandi nkaba nirata umwami wangiza atyo, kuko nta namba, ntaho yafatiye, nta na hamwe. Yesu Kristo umwana w'Imana yaje nk'umwami, yaje. Niba ibiyaga bigari bizagira umwami umwe, ntacyo nkubwiye. Niba u Rwanda ruzagira umwami warwo, Burundi bukagira uwabwo, na Kongo Est ikagira uwabwo, uramenye urambabariye. Niba sinzi uko uramenye. Ariko hari abantu baryamanye ibanga, yewe we, muri iki gihe kuva kuri 18 z'ukwa munani ubwo twatangira zaga ibicaniro, namenye byinshi, namenye bene data namenye ibyo baryamanye. Umuntu akakubwira ibintu ugasanga birahura neza, kandi arabunze ahisha ahantu. Tigewe nzi icyo nzakora nibi. Jewe nzi icyo nzakora nibi. Nta muntu n'umwe ushobora kwishyiraho ntawe, keretse Yesu abimwemeje. Nabwo kandi ntabwo ubwira abantu ngo mwiriwe, ngo biro mwambonye, ngo ni jyewe, ngo mugomba kunyumvira. Kandi bwaje bwa Kristo Yesu buze bukore diferanse. Dawidi ari ahantu arabitse. Dawidi arabitse bien, arabitse. Ntabwo azaba umwami nk'abangaba b'Abahorandi cyangwa b'Ababirigi, no. Ntabwo azaba umwami wo gusinya ngo hanyuma ngo guverinoma ngo ibyo yemeje ngo no, n'uwundi mwami. Oyewe Mwuka Wera, sobanura ibi bintu rero abantu babimenye, babyinjize mu mitima yabo. Ntabwo ari umwami nka Alexander hano hirya wimufobya se guki. N'uwo Imana yavuze ngo mbonye umuntu, yes, udafite amanyanga muri we. Mbonye umuntu, iby'isi wabyitumyeho. Mbonye umuntu utareba abagore. Mbonye umuntu wiyemeje gupfa. Mbonye umuntu udafite iby'isi icyo bimubwiye. Mbonye umuntu ushobora gukoresha icyo nshaka, ushobora kumaniya, ushobora flexible. Injira, garuka, sohoka, ceceka, vuga, ambara ubusa, genda, kubitagarura, emera. Mbonye uwo ngenzi uko nshaka. Mbonye umeze nk'uko nshaka. Mbonye uwo ntazasakuza. Mbonye uwo utazanteza skandale. Mbonye uzantesha icyubahiro nk'uko mbishaka, nkumva ndahaze, akanyomora ibikomere natewe na zatakataka gasasariso. Mbonye umuntu utari mu buryarya, utarangwamo n'akantu k'uburyarya namba. Ayiwe, mbonye umuntu uzashyira gushaka kwanjye ku murongo, uzubahiriza izo nagambiriye muri iki gihe, nakuye mu bihe kugira ngo mukigenderemo. Nanjye nkavuga ngo amen. Ndagushimiye mwami ko wamenyesheje imigambi yawe. Kandi ndagushimiye ko ukomeje kunyigisha uko bagira ibanga. Ubundi byose ndashobora kuba nanabivuze. Ubwo ngo ndabwira abantu
nashekewe cyane mwari maze n'ibindi se ntobo rero ayiwe bigeze aho uti ngaho re se wowe uragarukira he nyabusa ndahira ko bitari bugukoreho ndavuga ndizingazinga bene data bakundwa barundi kazi abanyarwandakazi ibintu bigiye kuba guhindukira. Iyi mvugo yo kuvuga ngo haje impinduka ntabwo ijuru rishaka, ijuru rizanye ibishya one by one, utari mushya ntari bubirebeshe n'ijisho rimwe, utari mushya ntari bubikandagiremo, utari mushya ntari bubinezererwe. Bwami bw'Imana nanjye ndashaka kureba aho Yesu aganje ku ntebe, haleluya, intebe y'ubwami ari mu cyubahiro gikomeye. Umwuka wera we ari we urimo kutuyobora ibyo dukora, haleluya. Umwami wumvira shebuja, umwami utikakaza. Bene data bakundwa, umwami w'abamajaje ashyireho umwami, amwimike kuko yamushyizeho deja, ashyireho n'abatware, haleluya. ye 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 araje imbaza wese usanye amakuba no kwihangana kwawe umva gusenga kwacu semwami n'igihe yaje yose azapfukama, amaboko yose azaboroga, nibabona cya kimenyetso cyo kuzakurwa nawe, tuzaba turi kumwe nawe, tuzimana mu bwami bwawe. Haleluya, tugiye kwimana, tugiye kudusogongeza mbere yuko twari itorero, dusogongeze nawe, dusogongeze. Tugiye gusogongera ubwami bwa Kristo uko bumera. Madini yadinutse yakadinuka, za repubulika zizingazinze, za demokarasi zibwirije, ibivangavanga byose bikuweho, bigiye kuba mu kanya gato cyane. Niba utari unabizi, naje kugira ngo bikumenyeshe. Niba hari n'ibyo wari urimo wibwira binyuranya n'iby'Imana, vamo, garuka. Tegereje, turacyari maso, ntiturarambirwa, ngwino mwami Yesu, turacyari maso, joro rirakuze, habaye mu gicuku, ijoro rirakuze, turagutegereje. Araje mu izina rya Yesu Kristo, ninde uri bube muri ubu bwami? Ninde uri bube muri ubu bwami? Niko insanganyamatsiko ivuga. Ninde uri sure ko yamaze gukatisha itike? Ntiwibeshye ngo itike urayifite, kuko ntabwo ari nka biriya byo mu mupira ushobora gutirisha cyangwa ugafata iyundi. Ni informatize, ariko ni informatique yo mu ijuru. Apana ibingibi kuki ndifuriza buri wese waba warumvise ubutumwa cyangwa se akaba yumvise muri aka kanya, nibura niyo waba warananiranye,
ariko nibura wikunde kugira ngo nibura uzabe muri buriya bwami disi. Ariko muribaza ubwami buteguriza impanda, ariko tatawe ntabwo byigeze biba mu isi yose uko imigabane ari 4, 5, 6 ntaho byari byaba. Wowe urumva koko ari ngombwa ko ukubita kwibuye kugira ngo uhinduke utakwikubita kwibuye? Mbe urabizi ukuntu bizaba ari serious? Urabizi ko imbaraga z'Imana zizaba ziri hose? Urabizi ko nta mikino ihari? Urabizi ko iki gihe ari icyaho cyo kugira ngo uhinduke? Kuko niyo mpamvu niba kukubwira iby'ubu bwami. Uragira ngo hari ikindi kwari kugira ngo urubanza rukujyeho utazaburana amahugu ngo bari baravuze ngo ibingibi ngo bimeze ngo ubuse ko nta bibaye. Bandi Rwanda, Burundi, Kongo, hari Imana yatuvuzeho. Ngiki cyaduteye kumera uko tumeze uku, ngiki cyateye ibihugu byacu kumera uko byabaye, ngiki cyateye ibi bintu by'amoko gusubiranamo. Nta muhutu uri bujye muri ubwo bwami, nta mututsi uri bujye muri ubwo bwami, nta muhutu uri bube umwami, nta mututsi uri bube umwami, nta mvange uri bube umwami. Ndaguhanikiye bwase kavuze kuriya, kandi rwose abatutsi ari twebwe twabayeho cyane, turi barebare, dufite n'ibisaya, tuzi n'ubwenge, tuzi no kubategeka cyane, tukabatsikamira bakaduheka, tukagenda turyamye mu ngobyi. Uzigenza utambaye n'ibirenge. Abahutu nabo bati ariko uriya musazi, uriya mugore we yabaye ate rwose ko ntabwo amenya ko nakuze. Hari yavuga icyadufobya twanga gusa, arimo kwanga amajyambere yacu ya Repubulika Demokarasi Interimere Internationale, amatora, noneho tukiyamamaza dufite amadarapo y'abatinganyi. Nta mututsi uzayobora, nta muhutu uzayobora, nta mutwe uzayobora, nta mvange zizayobora, nta muzungu uzayobora. Ndaguhanikiye. Impamvu ni iyi, nuko haramutse hari akantu k'agahutu kakurimo ngako kaguhitana muri ariya mavuta azaba yamanutse ijuru ryarese wakabyarawe. Nuko niba hari agatutsi kazaba kakiri connecte, niko kazagucurangura. Iyo mpamvu nta bihari. Ibyo uzi si byo bizaba, ibyo upanga si byo bizaba, ibyo wibaza si byo bizaba. Hazaba ibindi, kuko hazaba hari abandi. Yesu azaba yakoze ibindi. Ariko mwami ndagushimiye ko nzaba mbirimo rwose. Ndagushimiye ko nzaba mbirimo. Haleluya. Bwami bwa Kristo mu biyaga bigari niho buhereye. Haleluya. Niho buhereye. Niwe kiri umuhutu urabeho. Igendere upfane na Repubulika Demokarasi. Niba ukiri umututsi, igendere upfane n'ayo mayeri, nuko gutsikamira n'ubwo buhake n'ubwo bukoronize. Igendere urabeho. Ntabwo Yesu yakunda ko hari utsikamira. Yagutsikamiye se akakwitsa ahubwo. No. Ijambo ninde uzaba urifite rero sasa? Ninde uzaba ufite ijambo? Ijambo rizaba rifitwe n'uwo Kristo avugiramo. Ndakwishe nanone. Ijambo rizaba rifitwe n'uwo Mwuka wa Kristo arimo avugiramo, akoreramo. Tabizi amanyanga kwisha maneno, kwishushanya kwisha maneno. Imbaraga zigiye kubivangura zamanutse, zigiye guterera byose hejuru. Urwiri rujye hejuru, itaka rijye ku ruhande, bateremo imbuto. Ndaguhanikiye nanone. Ndimo ndabyumva, kandi ndimo ndumva amavuta mashya, ndimo ndumva guhinduka gukomeye, ndimo ndumva ibintu ntari numva. Menya ko ariyo mpamvu byitwa bishya. Haleluya.
nongeye gutanga itangazo kandi rikomeye cyane. Udateranya nanjye, utari kumwe nanjye, ntugire icyo urenzaho niba utabyumvise neza, afite igihombo cya burundu. Kuko kuba kumwe nanjye niko kuba kumwe na Yesu. Aya, nanone ndaguhemukiye kuko ntabwo ariko wabitekerezaga, nyamara niko kuri, nkubwije ukuri. Aya magambo ndimo kukubwira, aya ni amagambo y'ubugingo, arimo gutuma uri bwihane cyangwa ukareka. Ubuhutu bwarakwishe, ariko iyamuwaye kuzura niba bwarakwishe, bwereke Yesu ahita buguhanduramo, uhita uhinduka nk'ubushaka. Ubututsi burakurembeje, amashenge nshika mama we nguturuka hehe nshikari kwa gahindiro mama shenge kwa rutarindwa witwikiye mu nzu nshikari nshike uri kwa kanjogera nshike ko bara abantu bagira ari byo bifuza. Ayiwe kwa ntuza ya babugiri yego ku mwami Yesu. Yemwe mwakwiyambuye, ariko mwakwiyambuye ibi bintu bibica. Mbese ukumva uragamitse, ukumva isi urayifite kubera iyi mizimu iri mu bantu, nk'uko harimo imizimu ya gihutu. Mana ngo itegereje ngo amatora ariko ibintu byo gutegereza amatora, bamenye ko igihe cy'amatora cyarangiye. Igihe cy'amatora kwisha maneno ntabwo bizagaruka, ntabwo biri ku murongo w'ibikorwa, ntabwo biri ku murongo w'ibyigwa dayeri. Reka kuko byose byabonye zera, ari byo binuza byabyibagiye by'abatutsi, noneho biragiye byose, nta mwanya wabyo, nta igihe cyabyo cyararangiye, ibihe byashiranye nabyo. Icyakwihishe ni uko utigeze umenya ko ibyabyo byarangiye. Kristo rero aje mu gihe. Ayiwe uyu nyiribihe Kristo, uyu nyiribihe Kristo, narababwiye ubushize ko yadukuye muri ibyo bihe, yavanyemo kino gihe iki. Ibindi biha bisigira isi isigaye iyo tuzabwiriza twamaze kumetiriza ariya hepfo. Haleluya, Yesu ushimwe. Ariko ijuru we, ariko murimo murabona ijuru ryamanutse, ariko murimo murabona data wa twese yicaye arimo kubona ati reka noneho ndebe ukuntu umwana wanjye agiye guhabwa icyubahiro icyo bamwambuye cyagiye, uretse nze twihorere. Nende ugiye gufasha data wa twese kwihorera se? Nende uhagurutse nka Debora se? Ninde uhagurutse nka Debora di? Ahaguruka nk'umubyeyi, ahagurukane n'ingabo ngo barwane. Umva ngo batabarane n'Uwiteka, ndetse ngo abandi bamutabare kugira ngo atsinde, kugira ngo aneshe, kugira ngo nawe arebe ukuntu umwana we isi yagaraguye, isi igasebesha, isi ikamusebya, ikamucira mu maso, ikamucyurira, ikamumwaza, ikamwambika ubusa, ikamukubita, ikamubamba. Ndakubwiza ukuri, muri iyi si iyi tureba, iyi turiho, kiriya kimwaro Kristo yagize, agiye kwihimura. Ndi kumwe nawe hariya hepfo, yihimure muzati yes. Haleluya, yes. Ijuru nyine naryo rirarekereje. Reka nkwibira ibanga we, reka nkwibira ibanga, ntukajya ubaho nkaho utazi ukuntu ibintu bimeze. Reka nkwibira ibanga, ntukajya ubaho nkaho utazi ukuntu ibintu bimeze. Ijuru naryo ryategereje iki gihe kugira ngo naryo ryihorere, ryihimure. Ariko abantu riri bwihimureho ba mbere, feri ya mbere barayifungira ku madini. Feri ya mbere barayifungira ku madini we, maze birotorewe
birotore ijuru, abamarayika bajye birirwa baceza, ducezanya, turirimba iz'amazamuka gusa. Haleluya, tuvuga ko Yesu ari we mwami, Yesu ari we ukwiriye. Haleluya, yo this way ntabwo wowe ushaka kuhaba. Yo, uracyumva hari ukuntu umeze? Ibintu bigiye gutuma data wa twese yongera guseka, kubera igikomere afite cya gihe hashize imyaka 2000 irenga. Ninde wari uvuze ko yabyibagiwe? Mama we, ninde wari uvuze ko yibagiwe iby'abayuda bene wabo n'umwana we bamukoreye? Ninde wari uvuze ko yibagiwe iby'abaroma bamukoreye? Ninde wari wari wabwiye ko yibagiwe iby'umuntu muri rusange, yo ko muntu yirimo gukorera umwana we, imusozuguza zose yarabibitse mu bubiko. Aravuga ati hari ngiye gukora igihe kure mu bihe, abo natoranije bazampisha icyubahiro. Abagomba guhesha Imana icyubahiro rero yarabateguye, barahari. Ntabwo ari abirema nonaha, ntabwo ari abo ihamagara nonaha. Abihamagara nonaha yari yarabarangije no kuba sinzi ibyo ndimo kukubwira, ndimo kumva bira sa de bord. Wumvise Yesu nawe yumva uko abaye, yemwe ngo ideni riramushobereza we, mama we. Abandi zirotoraho, abandi igiye kwirotoraho, n'abami b'ibihugu, n'abaperezida b'ibihugu, n'abahagarariye ibihugu. Ari we, ndabikubwiye bigiye kuba bibe ku manywa y'ihangu. Yesu asubirana ijambo umwana w'umuntu yamwambuye, maze ahita ariduhereza. Yo byo ni biki? Yesu agiye gusubirana ijambo. Apana Yesu kuri karandire za surfo abanyamadini bikoreye, no. Apana Yesu w'igishushanyo w'igipupe, apana Yesu abanyamadini bikoreye baka kuzimu, baka imigati n'amafaranga. Waruzi inzika, ariko uzi umuntu kurwaye inzika noneho akakubona akurusha imbaraga kandi mu gihe cye. Ariwe, niba ibyo ndimo kuvuga hari urimo kubisobanukirwa ra? Mu gihe cye Imana ni nyiribihe, igakorera mu bihe, igiye gukorera mu gihe. Murayicika, abanyamadini barayicikira he? Abayobozi b'isi barayicikira he? Nayo kufite ingabo byeza kabuhariwe za zindi zanjye zigiye gukora kantu, nayo ko buriya hari ukuntu bimeze kwirwana inkundurayo, ko biteye n'ubwoba gusumirwa n'amaboko yayo mu bwami bwayo. Izavana umucafu wose. Ndakubwije ubwo hari bene data kare twavuganye batari ko bati ko tebe ibiyaga bigari ari byiza cyane ra, u Rwanda, Burundi, Kongo, mbega ahantu heza. Noneho ndavuga nabo wenda hashobora kuba hari naho paradisa hari nta wamenya. Ngo iki ibyo mvuze nibyo twiganiriraga. Urumva rero nicyo nkubwiye nuko ijuru rifite inzika, kandi iyo nzika rigomba kwihorera. Uwamenya ibyo ari byo kwihorera? Ushobora kumenya ukuntu Imana yihorera, ngo tuyireke ihoreshe uburakari bwayo. Hari abirwaye inzika, niyo mpamvu amaraso agiye kumeneka. Amaraso agomba kumeneka, agasezerera ibyari biriho, agasezerera za repubulika, kugira ngo yimike n'ubwami. Yes, amaraso agiye kumeneka, asezerere repubulika, yimike ubwami. Ayowe, amaraso agiye kumeneka, ya yandi menshi duhora tubabwira, agiye kumeneka kugira ngo asezerere ibyari biriho, za repubulika zari ziriho, nizo zigiye no gutuma amaraso ameneka menshi, kugira ngo ubwami bw'Imana
nabwo bufata akanya, nabwo bwisanzure, kuko iyo abantu banze ukuri, iyo umuntu yanze ukuri, tugahora tuvuga ukuri kw'ijambo abantu bakinangira. umva uko mu Batesalonike wa kabiri ibice bibiri ku murongo wa 10 wa 9 wa 10 wa 11 havuga ngo kuko banze ukuri bakuzi disi we, bakuzi babyumva neza ko ari byo by'ukuri, ariko ngo barabyanga, banga ukuri kugira ngo bakizwe. ngo niyo mpamvu Imana yabijemo noneho kubera ko bayanze, niyo kuri itiro ko noneho mboherereza ibinyoma bazabyizera. noneho iyo wanze ukuri ukageza ku rwego rw'aho Imana ibona koko byakabije, iyo ubwayire intervena ikakunangira umutima, ntacyo waba urusha bariya bwoko bwawe b'imfura. buriya namaze no kumenya n'umubare nyawo wavuye muri Egiputa. umubare wavuye muri Egiputa neza, bababaze bariya bavuye muri Egiputa, urumva abakuru n'abana bari 598. hora rero wiyumvire, abo ngabo bose baguye mu butayu, n'abari basagije imyaka 20. urumva umubare wararengaga rero. yes, umubare wararengaga. abana bavuye muri Egiputa bari barengeje imyaka 20, nabo bari bakuru, nabo baguye mu butayu. ntiyagira impuhwe. none wowe uzakora uyiryarya. Umunyarwanda ati ndyagihimwa n'indyamirizi, Umufaransa ati maredemi, undi nawe ati icyo nakubwiye ntuzamvemo. ariko turashya twarurikiwe. ariko we Mana, wambabari ukabafungura amaso nka Gihazi koko, wambabari ukabahishurira ibyo twakandagiyemo, wambabariye iby'ubu bwari. ndagushimira abo wabisogongejeho. haleluya, ndagushimira abo wabusogongejeho, ndagushimira. ariko abanyarwanda ntago babyitayeho cyane ahari, kuko bafite viziyo ya Afurika. ko abarundi bo Barundi we, Abarundi nuko buri wese avuga ngo numwa, kama ati ndi umwami, ntaro ati nige mwami, niwe mwami wahese, ati Imana yavuze ndiye, ati uranyemera, ati se kutanyemeye cyane kandi ngo nyemere neza. ugasebusemwe kose kuko ubu mwakagira Imana nta mbwa ntasera igikoma, ntayi keretse niyibwaguye hari nkaho nganye. Nkuba akantuka ngo ntabwo mwemeye, undi akantuka ngo ntabwo mwemeye, ngo ntabwo muvuze. ibya mbere birasohoye, none n'ibishyara bitumenyesheje n'ukuri, ngo abitubwiye bitari bizaba, kandi n'ukuri yarabivuze. haleluya. sinzi wavuze mu bahanuzi, abahanuzi ariko iyo twateyemo, sinzi wavuze mu bahanuzi ati ninde uri ku ruhande rwanyu? ni Mose umujinya waramwishe igihe bamutejeje umunywa, ati aba bari ku ruhande rwanyu mwigire hino se. bose ngo baraza, hasigara nyine bakeske vupirene babandi bavuga ariko byaba ayigira n'ibicya. abose reka kameme ubwo se toute façon no. by the way, bakiri muri za by the way, baba basanze basekuruza. haleluya. tugiye mu mwanya uri bukurikireho, turafata umwanya wo gusenga. buri wese arisengera. niba wumvise ubutumwa utari wakizwa, urakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umwizere mu bugingo bwawe, musabe imbabazi z'ibyaha wakoze akubabarire. niko bigenda, nuko twese twakishijwe. niba warataye ukajya mu bintu, Imana iha umugisha abantu barimo kwihana, abantu barimo kwatura ibyaha byabo koko kandi bibavuye ku mutima. haleluya. mwami Imana n'ukuri bariya ubagasanurire rwose, imbabazi zawe zibabeho, kuko guca bugufi ku mwana w'umuntu birakomeye.
Mm. hanyuma rero abari mu murongo, abumva turi kumwe, abumva bategereje, abumva ni ukuri nta kintu kibakoma, abumva batarimo kurwana, kuko n'ubundi mu kurwana waba urimo kwirwanya, kuko ntabwo ushobora kurwanya Imana kameme nawe nubwo waba uri umugabo gute. Yes, tugiye gufata umwanya wo gusenga, dusengera iyi gahunda y'ubwami bwa Kristo mu biyaga bigari. Imana nibishaka nanone ubutaha dushobora kuzabaha igice cya kabiri kirimo utuntu tw'utubanga, ariko nyine abantu bagomba kumenya nta kibazo. Haleluya. ubwo bwarangije gushyirwaho. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Rero tugiye gusenga nyuma y'iyi ndirimbo turafata umwanya wo gusenga. ndabinginze dusenge, buri wese yisengere, buri wese yicekinge, arebe koko ko amerita kuba muri ubu ubwami bushya butigeze bubaho, ubwami bw'ijuru mu isi. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Haleluya. Urakoze Mwana, ndagushimiye. Haleluya. Urakoze Yesu. Haleluya. 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 Yesu ushimwe. uwakoze rurema ukomeje kumwicira abana atasiko tubereye maso, ukomeje kumucokoza, ukomeje kumucokoza. narosubira mbiwe cyane, urambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza, bashaka kukugamburuza. narose wewe ziragenda, ziratera zirasiba, zizasiga n'uwa kirazira. mema nabigenze bite, uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atasiko tubereye maso, ukomeje kumucokoza, ukomeje kumucokoza. narose nawaguhagarika, niyo yabaje cyangwa se undi, ngo niyo twarira Aratwarize menshi. warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, warageze uragereranya, igihe cyawe ko cyageze se, batarabawe baraba bande. ubone ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atasiko tubereye maso, ukomeje kumucokoza, ukomeje Ate Yesu we kumucokoza. wangiriye neza koko. narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi, ibyiza abandi ntibindeba, kuko jye natumwe n'ijuru. Wowe se narose bitakira amabwire, Reka. narose bitakira n'inzozi, narose none harimamo, narose bitari ukurota. ubone ucokoje rurema ukomeje nishimiye ubu bwami, kumwicira abana atasiko tubereye maso, nishimiye umwami, nishimiye abatware. kumucokoza, ukomeje kumucokoza. narose mbona ubyukurutse ntware, nabonye uvuye mu birindiro, kumbona mwigabye ntwarane, aho hari ikiri busigare. Imizimu yose narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro,
adasika tubereye maso ntukomeje kumucokoza ako ninde kweli ntukomeje kumucokoza ako uwo nindera uwo ni ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana adasika tubereye maso ntukomeje kumucokoza ntukomeje kumucokoza. bene data bakundwa reka reka dusenge reka dufate umwanya wo gusenga. haleluya 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 haleluya. ya iyi ndirimbo nyituye buri wese uryamye ku ibanga. haleluya. buri wese uryamye ku ibanga ni ukuri reka mbasubizemwo imbaraga ngo ntabwo twategerereje ubusa ntabwo twayobye ganuwa kirazira mbema nabigenze bite bene data bakundwa reka jye nashyize nararangije. gihe cyawe ko cyageze se ukomeje kumwicira abana adasika tubereye maso ntukomeje kumucokoza. haleluya 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 haleluya. bene data bakundwa yes reka dufate uyu mwanya dusenge buri wese yisengere. abo turi kumwe live duhuze umutima. niba uri mu turimo wavaho niba uri mu turimo ndagira ngo duhuze nk'abantu tugira umutima umwe kugira ngo dusengere ibi bintu bikomeye tugiye kwinjiramo. nyamara nubwo umuntu abivuga gutya iyo Imana ivuga ngo ntabwo byigeze bibaho kuva isi yatangira kandi ntabwo bizongera kubaho kubera ko nibyo biteguriza itorero nibwo bubyutse twinjiyemo. haleluya. rero bene data reka dusenge. reka dusenge. ndakwinginze niba ufite icyo upfa n'Imana wowe ubwawe urabizi uzi uko umeze uriyizi ntabwo ari ngombwa ko baguhanurira. ni ikibazo kandi gikomeye koko. dufite ikibazo cy'abahanuzi b'ibinyoma. abahanuzi b'ibinyoma bashuka abantu ukaba ubizi ko uri umujura akakubwira ngo Imana irakwishimiye. Imana ishobora byose wadutabaye koko kabishywe wimanukiye ukaba uzi ko uri umusambanyi. umuhanuzi w'ibinyoma kubera ko afite ibyo ashaka kugushakaho avuga ati mbonye waka nk'inyenyeri irabagirana mu kirere mu bicu. ngaba abahanuzi dufite, ngaba abahanuzi bahanura bakurikije irari ry'uwo nguwo bagiye guhanurira. ibinyoma byaragusabitse wabigize umwuga, nibwo buzima bwawe, biragukoze urabikoze. umuhanuzi akava hariya ati
uwiteka arambwiye mu ijwi riranguruye voix audible ko akwishimiye, arakwishimiye kubera ko wagize ibinyoma umwuga. Mbese reka mbabwire rero, aho ibintu bikomerera bikaba bibi, urabizi ko uri mubi, urabizi ko uri umugome ndani, urabizi ko bya bindi byose byo muri Timoteyo wa 2:3 kubimanuka uko ari 18 byose bigupakiyemo, urabizi, uri conscient, convaincu. Uwo muhanuzi agaturuka hariya akakubwira ko yakubonye wererana wagiye gusuhuza ba Petero muri paradiso. Umva ikibazo rero aho kiri, ikibazo aho kiri giteye ubwoba gikomeye. Ntashobora kwibaza ngo numve nkiboneye igisubizo. Wenda niturangiza ukibonera igisubizo akindi, wowe rwose nguhaye uburenganzira tuvugana igihe cyose ushaka, umbwire uko bene uwo muntu aba ameze. Umuntu bahanurira ko yera de kandi azi neza ko yirirwa mu byaha, arara mu byaha, kamere yari nyabyaha. Umbwire ibyo baba bamuhanuriye niba byemera ko ari byo, cyangwa ni none se niba atabyemera se kuki? Ayiwe yo, uriyizi ndumva umwuka mpamiriza ko turi hafi yo gutaha mu biyaga bigari, kuko mu mahanga siho iwacu duhari turabimukira. Yitwaje twaya gira umwete wihana ibyaha, tuzibanire muri buriya bwami, kugira ngo ndisi nawe usogongere wumva ukuntu Yesu agira neza. Disi ibyaha birimo kumirwa n'imbaraga z'umuriro. Ye ngo iki? Ariko ko ndimo kumva shaka kuvuga ibintu Mwuka Wera nyobora, nyobora ntashekerwa, nkavuga n'ibyo ntagomba kuvuga. Nyobora. Gira umwete wihana ibyaha. Ndumva umwuka mpamiriza ko aduhaye umwanya nanone kugira ngo buri wese tugiye gusenga. Mwami wanjye ari ku irembo, mwami wacu ari ku irembo. Disi ari ku irembo. Yesu ari ku irembo. Yawe ajya ngo abazi byinshi bazabazwa byinshi. Mwami ukuri, bazi byinshi bazabazwa byinshi. Abazi byinshi bazabazwa byinshi. Yes. Ndagushimiye Mwuka Wera, ndagushimiye. Iki ni igihe pe, iki ni igihe rwose, iki ni igihe mwami, iki ni igihe. Kandi ndagushimira ko ukomeje kubitumenyesha, ukomeje kutwapudetinga. Ariko mana yewe se mana, none ntabwo iyo ntakugira nakombye, ntabwo se iyo ntakugira ubundi biba ari ibiki? Reka dusenge abantu, buri wese yitunganye, buri wese yitunganye, buri wese yitunganye, buri wese yitunganye. Rega Yesu araje mu biyaga bigari, niho ahereye.
yewe u Rwanda Burundi Kongo u Rwanda Burundi irimo irahareba nk'igihugu kimwe ako kinjize ariko hari ikintu gihari, niyo mpamvu Satani yahikubanze ariko araruhira ubusa n'ubwo yatwaye benshi, ariko hari abatari bujyane kandi icyubahiro cy'Imana kigomba kuhagaragara. Kwirembo ari kwirembo Yesu uko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo. Turagushimiye Uwiteka Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Shize hejuru kwera kwawe, nubashye imbaraga zawe, nubashye icyubahiro cyawe, nubashye kubaho kwawe hagati yacu. Haleluya. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye ko wadutoranije, ndagushimiye ko tugiye kureba ubwiza bwawe muri iyi si tukaburebesha amaso. Haleluya. Ndagushimira ko twarakuretse ngo uhoreshe uburakari bwawe, niyo mpamvu ugiye kugaragara nk'Imana ihora, nk'Imana ihora, nk'Imana ihoresha uburakari bwayo imyaka yose ishize. Iyaba agewe mbese ako kanya nkora ibyari mu bubasha bwanjye, ariko si ndi wowe nawe nturiye. Niyo mpamvu nubashye kwihangana kwawe, ndabyubashye nje imbere yawe rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe ryavuzwe, ubuhamya bwavuzwe, bwatanzwe, ubuhamya bw'ibyo bufite ibihamya bw'ibigiye kuba. Ayiwe ku bwami bwawe buje mu biyaga bigari, ubwami bwawe buraje Mwami Yesu Kristo. Intebe yawe izaterwa mu biyaga bigari, muri Afurika hagati, muri Afurika hagati. Igicaniro cyawe gicanwe, hanyuma inkingi ishingwe urwibutso. Haleluya. Amahanga yose azayirebe, azazayirebe. Amahanga yose aze kureba ibihugu biri inyuma y'amajyambere, ibyanyuma ku isi, ari byo Imana ituyemo, ari byo Yesu yicayemo, ari byo abambere bazaba abanyuma, abanyuma abambere. Mwami, iyo prinsipe yagiye gukoreka ku mugaragaro, ndagushimira ko ibyoroheje ari byo ugiye gukoresha. Ndagushimira ko ibyishyira hejuru byose wabyikije mu izina rya Yesu Kristo, wabisekamiye. Ntawe uri bwishyirire hejuru, ntawe uri bwishyire hejuru. Nta muhutu uhari, nta mututsi uhari, nta wize uhari, nta wibona uhari. Ayiwe, ntawe ubizi uhari. Ayiwe, ntawe uruta abandi uhari. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo mwana w'Imana, nk'uko wavuze uti mwemere mboze, mwemere mboze. Petero yihaye ibyo kujya uwajya, uravuga uti nintakoza ngaho igirayo, nintakoza ibirenge. nta n'akantu ntuzibuka ko twigeze kumenyana. Ati manura no mu mutwe, sukamo. Abantu bazi guca bugufi rwose. Mwami Yesu, ndakwereka aba bose baciye bugufi, ndakwereka aba bose bemeye iyerekwa. Iri yerekwa, iri yerekwa rigiye kubeshaho kandi n'ubundi ribeshejeho. Iri yerekwa Mwami, iri yerekwa wamanukiyemo kuva ukiryerekana, ukaba ukomeje kurimanukiramo, ukaba ugiye kuritazura kugira ngo rigaragarire bose. Ndagushimiye Kristo, wankunze ntakuzi, sinari nzi n'ibyawe, sinari nzi n'iyo uva n'iyo ujya. kuva isi itararemwa niko wari warabiteguye, ntabyo nigeze ngusaba, wabikoze ubishaka. Haleluya. Niyo mpamvu ubushake bwawe kuri jye bugomba bwose kuba hataburaho na gato. Ndagushimiye ibyo wanyujijemo byose, ko ari byanteguriraga kugira ngo mere ukomeze uko. Ndagushimira kandi gukomeje kunyongerera n'ibindi ni bikoresho by'akazi ngomba gukoresha muri ubu bwami bwawe. Bikoresho by'akazi ndabisabira buri wese wiyemeje, ndabusabira buri wese wamaramaje kugira ngo nawe umuhe ibikoresho by'akazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabira buri wese uciye bugufi, ndasabira buri wese uciye bugufi, buri wese uciye bugufi, buri wese uciye bugufi. Ndamusabira, ndamwingingiye, ndamwingingiye kugira ngo umubabarire, ugusaba imbabazi azikuye ku mutima, umubabarire
ugusaba imbabazi azikuye ku mutima uzimuhe, ugusaba imbabazi azikuye ku mutima uzimuhe, 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 uzimuhe. ukwigiraho uburyo wajya nawe umwereke ko ari wowe bwenge. we niba ucakura ariko wowe uri bwenge. ndagushimiye mwami, ndagushimiye ko urwanya abibone ariko twebwe twicishije bugufi ukaduhera ubuntu. uri umugwaneza. komeza wime muri twe, komeza wime muri jye, kubaho kwawe kube muri jye. haleluya. mwami ndakwereka bene data bose aho batataniye mu isi, ndakwereka ibi bicaniro birimo kwaka umuriro, ndakwereka ibi bicaniro by'i Burundi mwami, ibyo mu Rwanda, ibyo muri Tanzania, ibyo mu Bugande, ibyo muri Malawi, Zambia, Mozambique, ndakwereka ibicaniro byo muri Kenya mwami, ndakwereka ibya Dodoma na Mwanza. Mwana ndakwereka abo mu nkambi z'impunzi. ayiwe ndakwinginze ngo ubarinde abo baciye bugufi, abo batiyanduje, abo batigeze binubira ubuhunzi, abo batigeze bakwitotombera ndetse ngo bakuveho. abo niba ugiye gukingurira imiryango bakarya ibyiza byo mu gihugu. haleluya. ndakwereka imfungwa rero, imfungwa hari abo ugiye gufungura. hari abo ugiye gufungura, hari n'abagiye gutaha. Mana we, ayiwe, ndagushimiye mwami ku isezerano ry'uko wambwiye uti iturize. abakozi barahari, ibikoresho birahari, hari abana banjye nateguye baciye bugufi, bazubaha iri yerekwa, bazarihindura imishyitsi, batazigera barimenyera na rimwe. murangushimira mwami, murangushimira kubaho kwawe, murangushimira gukora kwawe, murangushimira gutoranya kwawe, murangushimira nyine ko ushobora byose, nta n'umwe ushobora kunyirataho. ngo ufite nk'Imana ishobora byose, ni wowe byirato byanyu, nta muntu ushobora kunyirataho mu isi yose, nta muntu n'umwe ushobora kunyirataho ngo bimfate. ayiwe, 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 ndagushimira mwa uwo mugisha wampaye wo kukugira nk'Imana ishobora byose, uwo mugisha wampaye wo kukugira nk'Imana ishobora byose. ndagushimira mwa uwo mugisha wampaye nko kukugira nk'Imana ishobora byose, akaba ariwo byirato byanjye, nta muntu ushaka kumwaza ngo bifate, kubera ko nkufite nk'Imana ishobora byose. nta muntu ushaka kunegura ngo bifate, kuko nkufite nk'Imana ishobora byose. haleluya. ntarangururijwe kwishimira ntagerageza kugenekereza. ndagushimira uko nshoboye cy'ishimwe ryanjye, ndagukunda kandi nzabikwe, ndaje mbikwereke, nongere mbikwereke birushije ibyahise, nongeje vitesi. nta rukundo ruruta urwo wankunze, nta munezero uruta kugukorera. ntawe ndabona, nta byishimo biruta kugukorera mwami, ntabyo. nta munezero uruta umwuka wera w'Imana, nta butunzi buruta kukugira nk'Imana. aho niho icyo gitero cyavuye. ubutunzi, nta butunzi buruta kukugira nk'Imana. Yesu we, ni ukuvuga ngo nduzuye, ndafiningije, kuko mfite Imana ishobora byose. niyo ngo si imbere n'inyuma,
hirya hino hejuru kijyaruguru kijyepfo intambike na profondeur na large na longueur ayiwe mu cyongereza ntabwo nzi ukuntu babivuga ya nshobora kubishakisha yo mfite imana ishobora byose niyo byirato byanjye ngo wirata yirate aleluya kandi nezerewe imirimo nubwo ikomeye cyane nubwo aho ninjiye hakomeye cyane ndabinezerewe ndabigushimiye mwami na buri wese urimo kumva ibi ngibi aho umugejeje agushimire ko ubimurindiyemo agushimire kandi buri wese wiyambuye ibibi n'ibisa nabyo buri wese wejeje umutima we buri wese ukurangamiye wowe wenyine buri wese utari mu mibare y'inyungu ze bene abo rero bashaka amahugu baba babonye kare ukabakubita batari bakwiba yesu ndagushimiye ndongera ndagushimiye haleluya ko wangiriye ineza irenze ihagije maze wampaye n'inganzo nyinshi warantonesheje kandi ntacyo nsha ndi umutoni wasi none mvuga iki ko amagambo ashize ivuga urongeye unyeretse kutarangije ugiye kunyerekana none kutarangije haleluya haleluya ndakunezerewe mwana w'Imana nzima mwami Yesu ariko umunsi tuzarebana amaso ku maso hazacu wejejwe umunsi jye nawe ariko bara yacu jye nawe umunsi ibintu byo kuvuga ngo guhurira mu kirere feri ya mbere simbizi ukuntu uzabyifatamo ntabwo nzi uko uzabigira sinzi aho uzashyira ntabwo mpazi simbizi ushobora byose nyine ufite uko wabipanze kubera nta mubyigano ntawe wa mugani nangize ibyo nibwira nzakugirira uretse duhurira hariya mu biyaga bigari wampinduye undi imivumo yose wayihinduye imigisha ayiwe amateka mabi nayo wayabyaje ibihozo yo bwami bwa Yesu Kristo bwageze mu biyaga bigari bampinduru wowe umvugirize impundu bavuga uti mpore ariko aba bantu batuye isi baba bazi uko tumeranye jye nawe ntawadutandukanya kuko twavanze amaraso data ndakwereka abo ngabo bose bansabira umugisha muri aka kanya ubakubira inshuro unsabiye umugisha bikuye ku mutima ibyifuzo bye ubisubize kandi nkeneye ubuhamya siko wambwiye ayiwe siko wambwiye ntabwo ujya wivuguruza unsabiye umugisha bikuye ku mutima akumva arankunze rurimo rurabira nawe urwawe rumubiremo umusubize biriya bibazo byose yagushyize imbere hari abagushyize ibyifuzo imbere wenda ibyifuzo bifatika ntacyo bitwaye ntiwite kuko utizera kwabo no uwo nguwo nkunze urimo kumva nkunze cyane urimo kumva nkunze urimo kubira urimo kumva kunze uwo muntu ntabwo arambona ariko arumva nkunze urukundo rw'Imana nawe uri mumarireho umusubize niwe yarabagusabye amasahani urumva ko sizi byari uyamuhe umuyikarito yayo niyo yarabagusabye ayo ubaha minervari z'abana barahangayitse abo bankunze nibo mbanje yego ari wowe se ngo iki nawe waravuze ngo kunda abagukunda ngo abagushakana umwete rero iyo favor wampaye
yo uwo nguwo ngo washakaga kubya atwite impanga cyangwa batatu ushyiramo abahungu babiri n'umukobwa cyangwa abakobwa babiri n'umuhungu umwe simbizi uko bintu yo siko bambwiye uretse rero bitangire bikore reka bitangire bikore uwo nguwo ufite icyifuzo cy'amafaranga atari kubera ko ayarurumbiye ahubwo arayakeneye kandi afite umutima werade yamushye bafite ibibazo by'abagabo babo sinzi ko bameze abagabo babo ni abasongasonga ubakore ku mutima ukabona ugenda ubasekura ubazunguze kora imitima yabo uyikarage umutima namara kuzongagira avuga ati ayiwe mwami ndakwakira iki abo bagore nabo bananiranye bazongazonze nabo imitima yabo uyikarage ubwo ndavuga ibyo barimo kwingingira ibyo urimo gusengera nibyo ibyo urimo gusengera ibyo urimo gusengera abo duhuje rero abo duhuje kutaka iby'isi dutegereje ubwami bw'Imana amavuta tujyeho apana abantu mwese ngo mugiye ngo amavuta bagiyeho no amavuta ntabwo ari mumanukire mu nziro amavuta ntabwo ari mumanukire mu mavunja ari mu mitima amavuta ntabwo ari mumanukire mu misirabanya n'ibyugo byuzuye mu mitima no ndavuga abo ngabo imitima iri pre yo kwakira yo bamanukiremo mama bamanuremo ayo mavuta bamanuriremo ubasige mwami ubasige banugereze abo boze ndagushimiye n'umunezero n'umunezero kuko ikaru wabitangiye nikusi ko warabimbwiye wanezerewe twanezeranywe cyane wumva uranezerewe nawe umutima wawe wumva nakunejereje umbwira ijambo ryo ndimo gukoresha ubu ngubu buri wese unyifuriza neza yo umurebe neza we urwanya abamurwanya aka kanya ibitero byose bisubire mu izina ryawe urwanya abamurwanya umugote urwanya abamwanga barahinduka abanzi bawe umuryango w'ubugote urinde ibye byose nabe bosi kubera ko nkunda gusa iryo ni ipeti haleluya iki ni ikivugo cyawe ibi ni ibisingo byawe ibisingo byawe ntabwo bibarika mwami Yesu uri rudasumbwa muri byose ubu ndagushengereye mwami Yesu narakuyeguriye uruwanjye hanyundi wawe iki ni ikivugo cyawe mwami ndagushimira ku bw'aba bose ntihagire uwateze amatwi ngo yumve akozweho arwaye akire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'Imana nzima wapfuye akazuka agakubitwa kugira ngo mu mibyimba ye dukire indwara birakubera ko wizeye ngo iki Yesu ubwami bwawe ntibugire iherezo ntibushira ubwami bwawe bwaje Yesu ubwami bwawe buhoraho iteka n'iteka uri umuhuza w'Imana n'abantu uri umutwe w'itorero ryawe uri ku ngoma waranesheje iteka waciye bugufi ufata kamero nk'ak'umuntu guhwana n'Imana ntiwasanze ari byo kugundirwa ahubwo bigenda bite wisize ubuso umugaragu bene data bakundwa ibihe bigeze ndabarahiye tuzajya turamya 24 kuri 24 niba utari ubizi rero bimenye
buri muntu wese azaba arimo kuramya imana mu bwami bwa kristo. Agiye kugaruka twari itorero wapfiriye mwami we ridafite ikizingano mu nkanyari, mpande zavuga n'ukuri rwose, nyamara impande giye kuvuga, mpande zavuga. Yemwe umva, amadini yarababeshye ngo imana ni mwiba, kandi nta nubwo yahigeze, ahubwo satani niwe wabaritsemo. Musohoke mushaka imana ibinjize mu bwami sha. Nta munyedini uri bwinjire mu bwami. Reka abo n'abanzi b'umusaraba n'uwawubambweho. No, inje hanze imbwa n'abarozi, isoka n'agatoro hanze imbwa n'abarozi. Hanze abakoreye satani, ngaho yabahaye amafaranga, yabahaye ibyo bamiragura, yabahaye umuriro barawumira, ngo baragaragara cyane, ngo abantu barababona, ngo baribona. Ariko igihe cy'abacishijwe bugufi ni igihe cyo kugira ngo nabo bagaragare. Ndamubwiye kandi nta nubwo byumvise. Yo, reka dusoze. Ya umwuka yasetse. Hari ibintu akoreye mu bantu rwose, ni ukuri. Ntabwo se wumva ko nanjye natakawe. Ndamuzi, turaziranye nzi. Haleluya. Urakoze mwami, ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Ndagushimiye ko ingoma yawe yaje, ingoma yawe yongere hose, igiye kogera hose. Ingoma kingdom, ingoma yego tuzi kuvugiriza umunsi wire. Kubera siki kuki se we tutakuramya kuva mu gitondo kizana ijoro? Kuki tutabiguha, tutaguha biriya bihugu byaboze byuzuyemo amaraso? Kuki tutabikwegura ko maze ngo ubweze, maze ngo utweze mukozi nako murabyubweze? Ngo iki ubiha uburumbuke bibere isi yose icyitegererezo. Yo, hariya ni projet pilote yawe. Yegura. Haleluya. Niya ni projet pilote yawe mwami. Ariko nanone tuzahanezeranwa nawe kuko tuzaba turimo kugukoraho. N'ubu ngubu ntabwo nzi ibyabyo. Ijuru nayobe ubu ngubu ikintu cyari nejereje ubu cyanyobeye. Ubu byanyobeye cyari nejereje. Ngo ibintu n'imbere ya Yesu, ngo ibingibi nabyo n'inyuma ye. Habaye iki ngo isi nayibyemeze? Aho niho ubwenge buri. Bwira mwami ko waje mu isi yanduye, ukayiva mutanduye, wabigenje ute? Bwira Yesu ko benshi bagomba kugwa kandi benshi bakabyuka. Bisobanuye iki? Ngo ibintu n'imbere ya Yesu, ngo ibingibi nabyo n'inyuma ye. Habaye iki ngo isi nayibyemeze? Aha niho ubwenge buri. Umva, ntabwo nzi ikintu cyabaye, mu by'ukuri, ariko hari amavuta yo kunezererwa. Ntabwo mbizi, hari amavuta y'umunezero. Amavuta y'umunezero, amavuta ni ukuvuga ngo ni onction ikiza, ni onction itanga amahoro. Haleluya. Amahoro akuzura mu ndimo kumva asendereye ameneka inyuma. Haleluya.
sura buri wese, genderera buri wese wagufunguriye umutima we, mugenderere nawe yumva ariko ukuntu uryoha. Giki abandi bari mu midugararo barimo gukuramo bakagabanya bakongera bakongeraho bagakuba bakabona zero. Twebwe twihera uwo mudabagizo w'umunezero usendereye. Isi itagira, isi idashobora kuba ariyo mibare ngo ugire ikibona. Ingo ziha amahoro, ababyeyi n'abana usukemo amahoro maze bafatanye, abagabo n'abagore bafatanye basudire. ni wowe ufite sudire itari iriya yo handi bafita ngo iki, sudira. Imitima yashwanyutse ongera uyisane, iyarandutsemo ongera uyireme bushya usubizemo. Ibyapfuye zura ari abantu de malheureux. Donc akaba ngo ni umukristo kandi ngo ni umukozi w'Imana international du siècle, ariko akaba ari malheureux ou malheureuse. Ibyo uwo mubare ubanza ntubaho. Yesu akaba bari he mu isi? C'est vrai dufashe igihe mu ntambara, ariko aya mahoro ya Yesu amira buriya byose. Umuntu akabaho nk'aho yagashize kandi ko kaba yaragashize. Ntabwo nakubwiye ko ntajya mwara, ntabwo nzi igihe mperukira kumwara. Sinjya mwara kubera iki? Kubera mfite Imana ishobora byose. Ni wamwaza ute kandi wenda wowe utagira n'ihene? Ibyahanuwe byose byasohoye, nta kindi gisigaye uretse ko tugiye kumanuka mu biyaga bigari. Icyubahiro cya Yesu Kristo kikagaragarira isi yose, tukayijagajaga turimo kubabwira ko bayobye. Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Narondogoye nitunatandukana ndakomeza. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Yesu we, Yesu ushimwe. kanze haleluya. Yo ibi ni ikira ewe, birakaze, birakomeye ye. Oya Mwuka Wera nakora akantu rwose, Mwuka Wera nakora akantu. ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana adashika kubereye maso. Yesu agira icyo akureba. Ukomeje kumucokoza, ukomeje kumucokoza. Narosubira mbiwe yabirambiwe, kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuzanya. narose wemeye abamarayika bose barekuwe, ziratera zirasiba izasiga n'uwa kirazira. iyo nganzo mbese bema nabigenze bite uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana adashika tubereye maso. ndabasezeraho rero, ariko sibizi ndabigenza. Ndabasezeraho se ngiye hese nyuma ko mvasinze ibintu bimeze. Haleluya. Uvuge neza. Nawaguhagarika niyo yawajya cyangwa se undi ngo niyo twarira ayo twarize se waragiye ko nta kabuza barakuvuguruje koko, urabyihanganira ibihe byose. igihe cyawe ko cyageze se nanjye ntabwo nzi iyo bari kuvuga aho bari buke. uwo ninde ucokoje rurema nanjye nkeneye kumenya uwo ari we, umujyi uwo ari. abana adashika Haleluya.
ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose nanjye nyoboye ingabo Si uko? zigomba kumvira umuremyi ibyiza abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira reka amabwire reka byavuye mu magambo narose bitakira reka nta by'inzozi bihari narose impamo kumugaragaro ntabwo bikirotwa uwo ni ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana akazi kwatubereye maso ninde ukomeje kutwiyenzaho ninde ukomeje kutwiyenzaho narose mbona ubyukurutse mpane narose uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye mpane harakiri busigare narose nkangurira mwese 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 mu buhungiro kwinjira mu muhungire muhungire muri yesu muhunge muhunge bahungire muri yesu kristo kuko nta Bwami bwaje. ubwami bwaje bwa kristo mu biyaga bigari n'ushobora kuhagarika bene data bakundwa naho ubutaha ibi bihe bishobora kuba bizongerwa kuko hari amatangazo mfite yadugira intebe y'ubuntu buri cyumweru saa 3 z'ijoro intebe y'ubuntu ariko kandi hari na gahunda rwose gahunda yo kuri iriya shene nshya igiye kuzajya inyuraho inyigisho zerekeranye n'ububyutse no gusobanura ibicaniro ni inyigisho zikomeye zizatwinjiza mu bwami bushya iriya shene rero tuzababwira iminsi yayo izo nyigisho zizajya zinyuraho hanyuma habeho no gusenga ubwo bifite abo bigenewe ababyo Yesu aduhana umugisha rero n'ukuri ndifuriza buri wese aya mavuta akomeze atembe amahoro amutembeho n'ukuri ibibazo mu bihereze igisubizo arahari nakunze kubwira abantu ni formule nziza cyane ikintu ntashoboye nta nubwo gitekerezaho amasegonda haleluya mpita ngihereza nyiracyo hanyuma noneho ugiye nkongera ngasubirana nkamera neza icyo nshoboye wa mugani wa kankani uvuga ngo ce que je vois je fais ce que je ne vois pas je ne fais pas rero icyo nshoboye ndagikora ariko icyo ntashoboye mpita ngihereza Yesu kuko ni ushobora byose kugira ngo igifu kidapfumuka cyangwa ngo ubwonko buyage cyangwa ngo wikubite hasi ngo urimo gutekereza cyane ukora imibare kandi uri bubone zero Yesu aduhana ndumva mbakunze cyane urukundo kandi ndumva n'imbabazi zamanutse kuri abo ngabo abo bagiye imbere y'Imana n'imitima iciye bugufi haleluya urakoze mwuka wera ugende uhire buri wese ugwe neza buri wese wakwiyeretse uko ari utagushyizeho uburyo wagiye no kuri uyu munezero abo twabanye ubahamemo n'abazabyumva bizababere uko bazaba bizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.